guha ikaze wewe wakanze subscribe kuri no YouTube channel yacu, dusaba n'abantu batarakanda subscribe kuba bayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye dushyiraho, mboneraho no kubifuriza umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo wa 2026. nkubwira ati ura mwaka kabisa ntuzabarye ahubwo mwe muzawurye. Reka tudatinze dite dutangira, gusa ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi inshaka ko guhera no munsi tugiye kuzadutangira tuganira ku bahanzi bagiye batandukanye, tureba imva n'imvano yabo, tureba aho baturutse, amatariki bavutse ndetse n'andi makuru menshi atandukanye. Nibyo tugiye kuzatuganiraho muri no minsi. Muribuka ko nabahaye ikiganiro cy'abahanzi batanu bakize, nashakaga ko tubanza kuganira kuri abo bahanzi ubwabo, tukaganira kuri abo bahanzi batanu, ndeni twabarangiza tukajya kuganira kuri abo bandi cyangwa se abandi muzamwifuza ukwandika muri comment umuhanzi uvuga twakubwira inkuru ye, then tugakomeza. Gutinda rero reka duhite dutangirana n'umuhanzi wacu wabaye wa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Yaje mu bantu bafite amafaranga muri uyu mwaka wa 2025 babikesheje gukora umuzika mu Rwanda. Uyu muhanzi rero nta wundi ni Ken Solo, nkuko twari twabibabwiye. Gusa Ken Solo murabizi ko atari umuntu woroshye ugereranyije n'abahanzi bo mu Rwanda. Kuza ku rutonde rwa gatanu n'abahanzi babarizwa mu Rwanda ni ikintu gikomeye, ni ikintu kitoroshye kabisa ugereranyije nuko abandi bakora. Uyu munsi rero ndashaka ko tumuganiraho by'ukuri, ndashaka ko tumuganiraho by'umwihariko ku buryo umenya imva n'imvano yiwe. Uyu muhungu rero mukamwara mumenye nka Ken Solo ku izina koreshwa ry'umuziki, ariko amazina yaba yariswe no mu rugo akaba yiriswe Nobati Rusanganwa. Uyu musore rero akaba yaravutse tariki 24 Gashyantare umwaka w'1997. Uyu musore rero akaba yaramenyekanye mu njyana nka Afrobeat, R&B ndetse na Afrofusion. Akaba akoresha ijwi rituje kandi ijwi ryerekana amarangamutima mu gihe ari gutambutsa message ye. Reka mbite ngaruka atureba uburyo yinjiye mu muziki by'ukuri cyangwa mu buryo yinjiye mu muziki byeruye. Ken Solo rero akaba ari umwe mu basore bavukiye mu Rwanda, akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, ariko akaba yarakuze akunda gukina umupira w'amaguru ndetse akaba yarakuze akunda n'umuziki muri rusange. Gusa ntibyaje kumuhira nkuko yegeze kujya ku itangazamakuru, avugaga ko ahantu yashyiraga imbaraga cyane, imbaraga yazishyiraga mu mupira w'amaguru. Ntibyamushobokeye rero yaje kwisanga muri muzika, nkuko buri muntu aba afite igeno rye, nawe ni igeno rye ryari riri. Gusa uyu Ken Solo akaba yaratangiye umuziki yiga mu mwaka w'amashuri yisumbuye, akora cover z'indirimbo ndetse anatunganya imiziki ye akoresheje gitari. Nyuma Ken Solo yaje kujya kwiga ku Nyundo School of Art and Music, aho yigaga umuziki birambuye ndetse no kuwukora kinyamwuga. Murabizi ko Nyundo ari ryo shuri abahanzi benshi bo mu Rwanda bagiye bigiramo kandi bakanarizamukiramo. Uyu Ken Solo rero nyuma yaje gushinga itsinda, gusa ntibyaje kugenda neza, byaje guseswa bitewe n'ubwumvikane bwabonetse hagati y'abantu bari barishinganye. Byumvikana ko atari yarishinze wenyine, yaba uwarishinze wenyine aba yararikomeje, gusa hari abo bari bafatikanyije icyo gikorwa, gusa ntibyaje kugenda neza nkuko byaciye ku itangazamakuru. Hari ibyo batabashije kumvikanaho nabo bakoranaga riza guseswa. Reka tugaruke tubabwira bimwe mu bihangano yakoze bikamenyekana cyane, ndetse na korabo yagiye abona cyangwa n'abantu bagiye bakorana umuziki yaba mu Rwanda ndetse no hanze yabo. Uyu muhanzi rero Ken Solo akaba yarakoranye indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndetse reka turebe indirimbo yakoze bwa mbere yakoze ikamuzamura kurusha izindi, cyangwa se yaba yarakoze ikaba yararebwe kurusha izindi. Indirimbo yaba yararebwe kurusha izindi cyangwa yakoze ikarebwa kurusha izindi ni indirimbo yise Ikinyafu, aho yayikoranye n'umuhanzi bita Bruce Melody udafite izina ryoroshye mu gihugu. Uyu Ken Solo rero yagomeje akora umuziki, nyuma yaje gusohora izindi ndirimbo, cyangwa reka turebe indirimbo yamenyekanye mu zindi yagiye akora nyuma yo gukora Ikinyafu
yakoranye na Melody. Yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye, harimo Haso, harimo Joli, harimo Forget, harimo Umurego ndetse na Semaname n'izindi nyinshi yagiye agaragaza mu itangazamakuru. Reka dukomeze rero tureba ibikorwa yagomeje kugenda akora mu muziki nyarwanda cyangwa ibyo yabashije kugenda akora mu muziki nyarwanda. Abahanzi rero Kenny Solo yakoranye nabo bo hanze y'igihugu harimo nka Harmonize bakoranye One More Time ndetse na Peruz bakoranye remix ya Joli. Yakomeje kugenda akora indirimbo nyinshi, bigaragara ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 nkuko twari tubibonye rero mu mwaka w'ibihumbi 2023 yabashije gusohora album ye ya mbere ayita Stronger Than Before. Akaba yarakoranye ikaba irimo indirimbo nyinshi, haba izo yakoze wenyine, haba izo yakoranye n'abanyarwanda ndetse n'izo yakoranye n'abandi bahanzi benshi bazwi bo muri Afurika. Reka tugaruke tureba ibihembo yabashije gutsindira kandi turebe n'imyemerere ya Kenny Solo. Reka ngaruke mu kanya tureba iyo myemerere ye ndetse n'ibihembo yabashije gutsindira abikesha muzika. Reka tugaruke ku bihembo n'imyemerere ye. Uyu Kenny Solo rero akaba yaratsindiye, akaba yaregukanye igikombe cya Best Video of the Year muri Isango na Muzika Award mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ikindi gihembo yaba yaratsindiye akaba yaregukanye Kisama Artist of the Year mu mwaka w'ibihumbi 2022. Urumva ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 yakoze akazi gakomeye kabisa, aho yakiriye award ebyiri. Ikindi gihembo cya gatatu Kenny Solo yaba yaratsindiye yahawe Silver Play Button ya YouTube kubera kugera ku bakunzi benshi cyangwa se kubona aba subscribers benshi cyangwa abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Reka tugaruke tureba imikoranire n'amakipe ya muzika Kenny Solo yaba uyu Kenny Solo rero yatangiriye mu itsinda rya Yemba Voice, akaba ari ya club nababwiye cyangwa se rya tsinda ryashinzwe bafatikanyije n'abandi bahanzi. Iri tsinda rero bakaba bararikoreyemo nyuma rikaza gusenyuka. Nyuma y'uko risenyutse yaje kuba umuhanzi wigenga, hanyuma gusa yaje gukorera mu itsinda igitangaza music, ishuri rya Bruce Melody nko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Gusa Kenny Solo mu mwaka w'ibihumbi 2024 yaje kugirana amasezerano na 155 AM Management, niho yagiranye amasezerano. Gusa yaje guseswa abagendeye ku bwumvikane, hari ibyo bumvikanye nyuma y'uko bajya kuyasesa, asigara ari umuhanzi wikorera. Reka tugaruke ku by'umuryango we cyangwa se uko abanye n'umuryango we muri make, ndetse umugore we ndetse n'abana afite. Uyu muhanzi rero wacu Kenny Solo akaba afite umugore we bita Ankunda Alliance Yvette, bakaba barashyingiranwe mu mwaka w'ibihumbi 2024. bakaba bafite umwana w'umuhungu umwe, kandi bikaba byaranyuze ku itangazamakuru nubwo bitagaragaye cyane nk'uko atabashaka kumenyekanisha umuryango we hanze ku itangazamakuru. Reka tugaruke ku ntego n'imishinga ye. Uyu Kenny Solo rero akaba afite intego cyangwa se akaba afite imishinga, akaba yaragiye ku itangazamakuru abwira abakunzi be ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'abandi bo muri Afurika, ubwo twavugira hamwe abakunzi be, ko akomeje gukora imiziki kandi mishyashya, ndetse akavuga ko ashaka gukora umuziki kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe, cyangwa se kereka ngo nihabaho izindi mpinduka zijyanye n'ubuzima zatuma adakora umuziki. Gusa ibihe birahinduka, wabona nejo wundi uretse. Gusa ku bakunzi we be icyo ababwira nuko adateganya kureka umuziki, agiye kuzabagezaho indirimbo nk'uko bikwiye, mutazegera mwicara mutari kumva indirimbo yiwe inshyashya. Nje mwabanye muri iki kiganiro yari Shipra, mwakoze murakagira amahoro. Gusa nkwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, utubwira ikitagenda neza muri comment. Naho dusoreje, tuzagaruke ku muhanzi wacu ubutaha. Murakoze cyane.